Nshuti namwe vana mwese durana kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigiye wese ngira nk'abo bikorwa Freeman turi kuganira kuri uyu mwanya. Nkaba ngira ngo mwese mbahe ikaze neza no kuri Studio Umutware kandi mbifuriza kugira amahoro. Kuri mwebwe mwese mu kihaza ku nshuro ya mbere ndagira ngo mbibutse mbabwire ntimwibutse kwiyandikisha. Mukande hano hasi handitse subscribe, share, follow, inzogera mu ikande kugira ngo ibi biganiro igihe dukomeza kubagezaho bibagereho uwo mwanya, bibagereho right away, ariko tubivuga mu Cyongereza. Kandi turifuza ko mu gihe turi live cyangwa se en direct mubasha kugira ngo muhite mubibonye uwo mwanya kugira ngo muze dusangire ijambo. Kuri mwebwe mwese kandi mukiza ku nshuro ya mbere namwe mumaze kubimenyera, ndagira ngo mbabwire nti igihe cyose ndi hano imbere ya kamera cyangwa se inyuma ya kamera, nje ndi ukuri, nje ndi urukundo kandi nje ndi n'icyizere. Nkaba ngira ngo ibi mubikoreshe nk'umunzani mupima ibyo mvuga byose, ibyo tubagezaho byose, ubu bumenyi dusangira nawe cyangwa se namwe murebe ko bifite ishingiro. Ikintu cyose mubona kitari mu buryo, ikigotamye muducyahe, mudufashe kubikosora, kubera ko ntago turabere, natwe dukora amakosa. Ariko nanone nko mu byo dukora neza cyangwa se dukomeje gukora neza ibifite ukuri, turabasabye kugira ngo mukomeze muduteze imbaraga, muduhe ingufu, tubagezeho n'ibindi bimeze nkabyo. Kubw'ibyo ngibyo rero nkaba ndi kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twabateguriye, nkaba ndi kugira ngo tuganire ku kintu kimwe uyu munsi. Ndifuza ko tuganira ku mirimo ya komisiyo y'igihugu igamije kurwana ingengabitekerezo ya Jenoside. Ndagira ngo mbibereza akabaze nti iyi komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside iri gukora inshingano yiyemeje. Hanyuma se izo nshingano ni bwoko ki iri gukora? Nkaba ndi kugira ngo ibyo ngibyo tubiganireho mu magambo maremare kuko ndifuza yuko rwose tubiganiraho uyu munsi. Rubyiruko nimwe nkunda kuvugisha cyane cyane, kubera ko ni mwebwe mwuzuye igihugu, ni mwebwe muri hanze y'igihugu. Ba papa, ba mama, ba sogokuru na ba sogokuruza, ba nyogokuru na ba nyogokuruza, namwe ntago tubiyibagirwa. Kandi namwe turabavugisha, ndabavugisha, namwe mutubwire icyo mubitekerezaho. Muti rero kagira inkuru, kubera iki ibi noneho nifuza ko tuganira. Maze iminsi nyinshi nkurikirana amakuru ari kuvugwa ku Banyarwanda, yaba ari amakuru ari kwandikwa imbere mu gihugu cyangwa se inyuma mu gihugu. Ikintu kimwe nabonye gikomeye kiri gukorwa haba ari mu gihugu cyangwa se hanze y'igihugu. Ibintu byose byandikwa. Navuga ko hafi ya byose, ntabwo ari byose, hafi ya byose by'ibintu biri kwandika birimo urwangano, birimo ibitutsi, birimo abantu bameze nk'aho kimuntu yabavanyemo. Haba ari abanyamakuru bari kwandika, haba ari ibinyamakuru bikomeye biri kwandikwa, haba ari abantu ku giti cyabo bari kwandika ibintu bikaze. Ibi bintu kandi biri gusomwa n'Abanyarwanda, cyane cyane nk'ababa bari kumva ururimi rw'Ikinyarwanda bari kubyandikamo. Ibi rero bintera kwibaza nti Banyarwanda, uyu munsi hari ikinyamateka cyitwa Kangura Twamenye, cyagize uruhare runini mu gushishikariza Abanyarwanda kwicana muri Jenoside yakoreye Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi muri 1994. Uyu munsi iyo ndebye inyandiko z'abantu bari kwandika uyu munsi, baba bari kwandika bari mu gihugu cyangwa se hanze n'igihugu, ndababwiye nti ntaho bitandukaniye n'ibyo Kangura yandikaga. Uyu munsi ahubwo hariho n'akarushyo. Nzabakorera icyo nakwita experiment. Nzasiba amazina y'abantu bandikamo nyahindure ubundi nongere mbipostinge nk'aho ari byo biturutseho. Noneho murebe ukuntu guhindura izina gutya, izina ryonyine
ntugire ikindi uhinduraho. Inyandiko uko imeze ikaguma uko imeze, ariko izina akaba ari ryo uhindura, bihita bifata intera. Akaba ari impamvu nibaze nti kubera iki komisiyo y'igihugu ishinzwe gukubakwa cyangwa se guhagarika ingengabitekerezo ya Jenoside itari gukora imirimo ishinzwe. Nkaba ndi kwibaza nti iyi komisiyo ikorera agatsiko k'abantu bamwe gusa? Yaba se ikorera wenda abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi gusa, cyangwa se ikorera abanyarwanda bose b'inyabutatu, baba ari abanyarwanda b'abahutu, ab'abatutsi cyangwa se ab'abatwa? Nimba rero ikorera abanyarwanda bose, kubera iki itari kugira ikintu ikora ku bantu bari kwandika uyu munsi inkuru zirimo urwangano, zirimo ingengabitekerezo za Jenoside, zirimo mu banyarwanda barimo imbere mu gihugu n'abanyarwanda bari hanze y'igihugu? Ni inshingano iyi komisiyo ifite. Nimba kandi noneho abanyarwanda bamwe gusa bemerewe kubivuga, abandi ntibabyemerewe, bitandukaniye he noneho na Kangura n'abanyamakuru bakangura bavuze bakanandika bakanashishikariza urwangane mu banyarwanda? Uyu munsi mukaba muri kubibaryoza, ariko ntimwibuke kubiryoza abandi banyarwanda bari kubikora uyu munsi turi gukora iki kiganiro. Mushobora kuvuga ati uyu mwana yari ibiki noneho? Ndagira ngo mbabwire nti mujye kuri internet, kuri izi social media, ariko nababwiye nti ngewe ndabashyiriraho akarushyo, ndagenda mfate inyandiko zanditswe, mpindura amazina gusa, nyitirira abandi bantu mu buryo buri random, ndanashyiraho na disclaimer kugira ngo ababisoma batagira ngo none aya ni amagambo yanjye njye nishyiriyeho. Ndafata ibintu ko byanditse, mpindure amazina yabo byandikiwe, nshyireho andi mazina atandukanye, ubundi nongere mbiposte, murebe ukuntu byuzuye mu rwangano rubi. Ariko nk'iyo izina atarigera riri kuvuga undi muntu, ntacyo bidutwara. Byaba noneho icyo kintu kiri kuvuga umuntu runaka cyangwa se agace runaka, noneho akaba ariho mwebwe bakora muri komisiyo mubigiramo uruhare. Ibyo ngibyo tubyita kubera. Ibyo ni ubukozi bw'agatsiko gato k'abantu. Akaba ariyo mpamvu ibi bibazo by'abanyarwanda turimo, amacakubiri, urwangano rumaze kurenga ijosi, bikomeje gukura. Ntabwo dushobora kugira ibiganiro biteza igihugu imbere uruhande rumwe rwumva ko ari rwo rwonyine rushobora gutanga ibiganiro cyangwa se ibitekerezo, urundi ruhande rwavuga n'akantu na kamwe gusa, ugahita uvuga ngo iyo ni ingengabitekerezo ya Jenoside. Ntabwo byumvikana. Rubyiruko, ndagira ngo mubirebe neza, mubisesengure neza, kubera ko ibi bintu nibyo byatumye abanyarwanda benshi bo mu bwoko bw'abatutsi bapfa mu 1994. Abanyarwanda benshi bo mu bwoko b'abahutu bicwa bari guhunga, ndetse n'abandi bakicirwa mu gihugu. Ibyo ngibyo uyu munsi ntibivugwa, kandi twese tuzi ko byabayeho, bikomeje no kuba. So turakugana hehe nimba duha intebe urwangano rumwe, noneho tukarwanya urundi rwangano? Bimaze iki rubyiruko? Bimaze iki ba papa ba mama? Bimaze iki ba sogokuru na ba nyogokuru? Bimaze iki ba nyogokuruza na ba sogokuruza? Nicyo nifuza kubabaza uyu munsi. Ariko noneho ikintu cyatumye nshaka kubibaganiriza, icyumweru gishize hari ibiganiro bise ngo ni inzira ndende ribara uwariraye. Ibiganiro byatangiye kunyura ku maradiyo n'amateleviziyo ndetse na za social media muri iyi minsi. Narabirebye, mbona amakomanteri y'abantu bari kwandika, mbona ibinyamakuru biri kwandika. Ndavuga nti
izi ni za kangura ntago zikiri ikinyamakuru kimwe, ahubwo byabaye ibinyamakuru byinshi. Abantu ku giti cyabo bandika kurusha kangura, baba ari abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Uyu munsi nkababaza ngo ninde uza gufata responsibility z'uru rwango ruri kubibwa uyu munsi? Nimba komisiyo idashobora kubihagarika, abandi banyarwanda nabo bakabiha intebe, turi kuva he, turi kujya hehe? Namwe rubyiruko, urabona nimba umuntu atanze ubuhamya uyu munsi, mvuge specifically kugira ngo tujye ku murongo umwe, nk'umunyarwanda wakorewe itsembatsemba mu 1994. Iyo turi kwicara hasi, twicaye hasi tukumva ubuhamya bwabo, kubera iki nta n'umwe ufata ibuye ngaribatere ngavuge ngo ubwo buhamya ufite nta buhamya ufite, uri kurizwa n'iki ko n'ubundi bene wanyu ari bo bishe abandi? Nimba udashobora kubibwira umuntu warokotse itsembatsemba ryakorewe abanyarwanda b'abatutsi bo mu bwoko bw'abatutsi, kubera iki wumva ushobora kwihanukira ukabikorera undi munyarwanda, yaba ari mu bwoko bw'abahutu, mu bwoko bw'abatwa, cyangwa se umututsi uri hanze y'igihugu, ukumva ko ufite ubwo burenganzira? Ibi tugomba kubivanaho rubyiruko, ibi tugomba kubivanaho. Mwebwe ba papa na ba mama, ba sogokuru na ba nyogokuru, ba sogokuruza na ba nyogokuruza, abantu bose bari gushishikariza uru rubyiruko n'abantu bose bari kubyandika, ndababwiye nti dufite ububasha uyu munsi bwo kubakurikirana, mwaba muri mu gihugu cyangwa se no hanze y'igihugu. Rubyiruko, mwibuke ko nkomeje kubabwira nti mwe mufite ubwene gihugu bwo mu bindi bihugu. Hari amategeko mushobora gukoresha akarwanya abantu bafite izi ngengabitekerezo za Jenoside. Mwebwe rubyiruko, namwe muri mu gihugu, mugomba gushirika ubwoba mukarwanya ikibi, cyaba kivuzwe n'umuntu wicaye ku ntebe y'ubuyobozi cyangwa se undi munyarwanda umeze nkawe nanjye. Kuko nitwumva ko biri okay ko umuntu uri ku ntebe y'ubuyobozi avuga amagambo arusha ayakangura ubukare, mukumva ko nta kibazo biteye, ariko undi muturage yayakoresha yaba ari mu gihugu cyangwa se hanze y'igihugu, mukumva ko noneho igihugu gitewe cyangwa se umuntu abaye umujenosideri byuzuye, muri kumva ko ibyo ngibyo abazungu babyita hypocrisy. Tuve muri iyo hypocrisy. Nta na rimwe dushobora gufata cyangwa se guha igihugu umuti kugira ubwiyunge. Turi kwibona birenze kwibona. Birababaje kandi turi mu 2020, turacyari mu by'amoko. Ibibazo byose byashyizwe ku moko kandi ntago ari byo bibazo nyamukuru. So rubyiruko rero, namwe bandi bavandimwe turi kuganira, muze kumbwira icyo ibyo mubitekereza, kuko birambabaza kwibona kandi nzi ko namwe harimo bibabaza. Mudutera amabuye, reka mvuge ko muntera amabuye ngewe, bamwe muri mwe, abandi mukanyumva, hamwe mwese muntera amabuye mutanzi, nge ndabasengera. Kubera ko hari ugutera amabuye umuntu nkuko Yesu bamuteye amabuye, kubera ko abandi bari kubikora. Ariko noneho mu gihe umaze kuvizimya telefone yawe, umaze kuvizimya televiziyo yawe, uri iwawe ugiye kuryama, utekereze ku byo wakoze, uruhare rwawe wagize uyu munsi muri contribution wagize muri community y'abanyarwanda. Ni iki kintu kiri positifu wahaye abanyarwanda? Wirebe, wisubize, nta wundi uri kukogageza. Nimba wireba ukabona ibyo wakoze bidafite ishingiro, fata umwanzuro ku bwawe, ku mutima wawe ubivemo, kuko kera kabaye uzabiryozwa, kandi ntabwo uzavuga ngo warabwiwe ngo ugomba gukora iki. Ndi kubabwira mwebwe mumaze guca ubwenge,
namwe mukiri batoya hari igihe kigera twese tukaba responsible y'ibituva ku munwa, y'ibyo twandika. Buri muntu, ntago bizabazwa papa wawe, ntibizabazwa mama wawe. Ibyo wakoze ni ibyawe, ibya papa na mama ni ibyabo, ibya sogokuru na nyogokuru ni ibyabo, n'ibya sogokuruza na nyagokuruza ni ibyabo. Buri wese agomba kubazwa ibyo ari gukora uyu munsi n'ejo hazaza. Mwese mubyibuke, burya ntago ari buno. Abantu mujya inyuma za interinete mwese, waba uri mu gihugu cyangwa se hanze y'igihugu, tekinoloji ikoreshwa ishaka abantu ntago ari tekinoloji igifitwe n'agatsiko kamwe gusa. Twese tubifiteho access uyu munsi. Ntimugire ngo iyo umuntu acecetse cyangwa se hano bacecetse cyangwa hariya bacecetse ngo ntago baba bari gucunga ibintu biri kuba. Kandi ndabizeze nti mu minsi iri imbere muzareba ibintu bizasohoka. Mubihe amaso. Kubw'ibyo rero ndagira ngo mbashimire cyane mwebwe mukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Mbabwire nti kuri Umukiza ku nshuro ya mbere mwebwe kwiyandikisha. Mukanda hasi handitse subscribe, share, follow, mukandi inzogera nayo kugira ngo dukomeze guhuza ibiganiro, dusangire n'ijambo. Nigewe singira nk'abo bikorwa Freeman hano kuri Studio Umutware. Ndagira ngo mwese mbifurize kugira umunsi mwiza.